Yendagukunda, yendagushaka, yendagukunda. Yendagukunda, yendagushaka, yendagukunda. Ariko aba bantu noneho si umurengwe noneho uteye ubwoba umva biteye ubwoba byahatari. Nise ibi bintu ninde ukibikora muri uno mujyi wa Kigali? Kambikurere wenda abona ariko rya nabi. Nta muntu ugikora bino bintu. Asa noneho abantu abahanga bari he? Umuceri hanze ibiryo niwo bimaze byose. Ntabwo twasangiye se wabayeho byinshi. Ariko se umukobwa gakabije kubyibuha. Ko mbona uyu nguyu ari kunywa amazi cyane byagenze semereza isahane yacu bite ko mbona ufite umugongo wo hano mugenzwa n'ibyo byacu nani soni muri kubibwira. None se urabona ibiryo byawe ari byo byatugenza ibiryo bitarimo n'iro. Reka wigirira kuza mu rugo tukakwakira tukabona ibiryo tukagwabika mukoze kucyumva ibyo byawe. Nari naza nkajya mu isafuriya cyangwa afata ibyo natahawe. Ariko se reka agahoro warabyibushye none. Iyo byibushe niyo ngo iki ariko mva nkubaze yewe wari waza mu rugo nkubwira umva va surya n'ibirenze ukanywa n'ibiki byose akomegira mwabimaye je rero mubire natabibahaye izi nda zanyuma mwujujemo ibiryo. Oya nawe uzajya ugabana aho bigeze rero genda abashyitsi baje ubundi na rubwo basigare muri kunteraho amagambo se nzaza nkwereke uzahereka. Oya nzakwereka amutinga warebye iriya nshinzi iyo nashingwamo ibiti uretse n'inzo nzakumanyura. Oya uretse nuza nugaruka mu rugo nzakwereka kagiye umva mubwire buko urandorera ya mbwakazi n'undi munsi nide urira mu nzira tuzakwereka umva mwana twigende ariko yewe uretse yamutagenda